Yesu ashimwe, izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Uyu mwanya nanone Imana itugiriye ubuntu bwo kongera kuganira ku bijyanye n'ubuzima. Icyigisho cy'ubuzima tugiye kwiga gifite insanganyamatsiko ivuga ngo imiti itajyanye n'igihe ariko ivura. Imiti itajyanye n'igihe ariko ivura. Tubona ko mu minsi y'imperuka hazaduka ibintu byinshi cyane. Hazaduka ibiryo bidasanzwe, abantu barye mu buryo budasanzwe. Hazaza imyambarire idasanzwe, abantu bayambare kandi iteje akaga. Hazaza ibyo kunywa bidasanzwe, abantu babinywe kandi bibateza akaga mu mibiri yabo. Niyo mpamvu iki gihe kwirinda kuruta igihe cyose twabayeho, kuko hariho indwara z'ibyorezo bitewe n'ukuntu abantu n'ubuzima abantu babayeho, n'ikoranabuhanga. Hariho indwara nyinshi zitazabonerwa imiti, hariho imirire igezweho, imyambarire igezweho, iminywere igezweho. Ibyo byose bizaba ari ibintu bizanira akaga abantu nk'uko tugenda tubibona muri iki cyigisho tugiye kwiga. Reka dusome amagambo umuhanuzi w'Imana yanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe, umugabane ni uwa 2 kuri paje 542. Ni softi. Hari amagambo ahanditse avuga ngo nyamara abantu benshi bazikurikirira ibigezweho cyane ku buryo bahinduka imbata zabyo, bakaba bahitamo kurwara ndetse no gupfa aho kugira ngo bareke kugendana n'ibigezweho. Abantu aho kugira ngo bareke kwambara imyenda igezweho bazahitamo gupfa. Abantu aho kugira ngo bareke kurya ibiryo biryoshye bigezweho bazahitamo kwipfira, bavuga ngo n'ubundi nta myaka ijana wakora siporo, wakwirinda, utakwirinda ni hahandi urapfa. Bazahagarara muri uwo mwanya, kandi nicyo gihe tugezemo muri iki gihe cyacu. Bazasarura ibyo babibye. Buri muntu wese agomba gusarura icyo yabibye. Niba warabibye mu mubiri wawe kuwusenya, uzasarura urupfu kandi uzapfa mbere y'igihe, kandi umuryango wawe wari ugukeneye. Bazabaho bajyana n'ibigezweho, kandi ingaruka ibabere kurwara indwara zigezweho. Bazabaho bajyana n'ibigezweho, ariko ingaruka zibabere kurwara indwara igezweho. Bityo bavuzwe uburozi bugezweho. Bavuzwe uburozi bugezweho. Aha muri iki cyigisho nituza kuvuga uburozi, wumve imiti ikorerwa mu nganda, maze bapfe urupfu rugezweho. Abantu bagomba kwambara bigezweho, abantu bagomba kurya bigezweho, bityo banywe bigezweho, hanyuma bivuze ubuvuzi bugezweho, kandi bapfe urupfu rugezweho. Ibyo bintu biratangaje cyane. Urupfu rugezweho ni kugira ngo bavandimwe mubashe kurwumva no kurumenya. Murebe mu gihe cya COVID-19, aho umuntu yapfaga azize COVID-19, umuryango we ntiwemererwe kujya kuwushyingura. Urwo ni urupfu rugezweho. Reka rero mu gihe turi muri iki gihe gikomeye, dukoreshe uburyo bworoheje mu kwivura, kandi dufatanyije no kwizera Imana, byose bizashoboka. Reka mbere yuko twinjira mu cyigisho tubanze dusenge. Mwami Imana yacu ishobora byose, turagushimiye kutwitaho uko bwije n'uko bukeye, ukabana natwe. Umwanya duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru. Ntaba ari twe, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ijambo ryawe risobanukira intekerezo zacu, kandi ritubera amendezi yo kuzagera mu bwami bwawe. Byose twizeye mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe, reka turebe amagambo nanone aboneka muri Zaburi y'110. Zaburi y'115, turebe ku murongo wa 17. Hari amagambo ahanditse avuga ngo abapfuye ntibashima Uwiteka, cyangwa abamanuka bajya ahacecekerwa. Ni amagambo akomeye cyane. Impamvu turimo gushima Imana ni uko tugihumeka umwuka w'abazima. Abarimo bamanuka bajya muri ahacecekerwa kubera indwara nyinshi zitandukanye, kubera amakanseri, amadiyabete n'izindi ndwara z'uburyo bwose. Barwaye, barembye, bari ku mwuka, ntago bari gushima Imana kubera ko barimo baramanuka bajya muri rwa rwobo. Impamvu tugomba kogeza izina ry'Uwiteka kandi tugashima Imana ni uko tukiri bazima. Rero ubu buzima dufite nicyo gishoro.
imibereho yacu ya buri munsi kugira ngo ikunde nuko tugomba kubanza kugenza gute kuba abantu bazima bataraga bafite amagara mazima. Kugira amagara mazima rero nibyo tugiye kureba uburyo hariho imiti itajyanye n'igihe. Mu gihe ubu ngubu abantu barya bigezweho, bakambara bigezweho, bakanywa bigezweho, bakarwara bigezweho, bakavurishwa imiti igezweho, bagapfa urupfu rugezweho. Reka turebe uburyo dushobora kwirinda iki kintu kandi tugakoresha imiti itajyanye n'igihe ariko kandi ikatuvura hamwe no kwizera. Reka rero twinjire mu cyigisho. Turasoma amagambo aboneka mu gitabo n'ubundi cy'ubutumwa bwatoranijwe, ni igitabo cy'umuhanuzi w'Imana, ni kuri paje 228, ni igice cya 29 cyangwa se icyigisho cya 29. Umuhanuzi w'Imana yanditse amagambo akomeye avuga ngo abantu barya imiti irimo uburozi, ni imiti ikorerwa mu nganda. Reka mvuge kuri aka kantu. Nimujya muri farumasi muzabona ku cyapa cya farumasi handitseho ikirahure gishushanyije kizingurijeho inzoka irebamo mu kirahure. Iriya nzoka ifite ikivuzi. Ese waba warigeze utekereza impamvu kuri farumasi nyinshi ikira kimenyetso kiba kiriho? Kiriya kimenyetso cyo kivuze ubundi inzoka igira ubumara kandi igira ubumara bwica. Niyo mpamvu hano umuhanuzi w'Imana yavuze ngo abantu barya imiti irimo uburozi. Imiti irimo uburozi ni imiti yo muri farumasi. Rero uburozi, ubumara bw'inzoka cyangwa se uburozi buva mu nzoka bushobora kuba bwiza mu gihe bukoreshejwe neza, ariko bushobora no kuba bubi mu gihe bukoreshejwe nabi. Niyo mpamvu farumasi nyinshi uzasangaho ikirahure kizingurijeho inzoka ireba muri icyo kirahure. Bisobanuye yuko n'abakoze n'inganda zikora iriya miti irica, ni uburozi. Nazo n'izi nganda ziba zibizi ko ari uburozi. Urugero, umuganga ashobora kukwandikira imiti, muganga ashobora kukwandikira ibinini 2 ku munsi, urengejeho kimwe bishobora kukubera uburozi. Ushobora kugira ingaruka zirenze urugero kubera ko warengeje doze umuganga yakwandikiye. Niyo mpamvu hano umuhanuzi w'Imana yavuze ngo abarya imiti irimo uburozi baba batumviye umutimanama wabo kandi bashyira mu kaga imibereho yabo yose isigaye. Ni ukuvuga ngo imiti yo mu nganda urayinywa ikakuvura indwara imwe ariko ikagutera n'indi, noneho iyo yindi guteye ikazaba iy'igihe kizaba kiri imbere. Hariho ibyatsi bitangiza umubiri kandi kubikoresha bizakiza uburwayi bwinshi bugaragara ko bukomeye. Iki kintu ni icyitonderwa. Hariho ibyatsi. Kuki Imana yaduhaye ibyatsi nk'ibimera tugomba kurya kandi bikanatuvura? Uyu munsi hariho indwara zigezweho ku matungo, ku bantu. Kubera iki? Kubera ko inka ntabwo zikirya ibyatsi, zirarya ibiribwa by'ibikorano. Ihene zishobora guhura n'izi ngaruka, n'andi matungo yose ashobora guhura n'izi ngaruka kuko amenshi nayo arimo ararya mu buryo bugezweho. Kandi Imana yaduhaye ibimera kugira ngo tubikoreshe. Ngo hariho ibyatsi ariko bikoreshejwe neza bishobora kuvura. Nyamara iyaba abantu bose bashakaga uko baba abanyabwenge mu byerekeye ibyo umubiri wabo ukeneye, indwara zaba nke cyane aho kugira ngo zibe gikwira. Iyaba twari tuzi ibyo umubiri wacu ukeneye, bityo uzasanga umuntu mukuru ashobora kurya ibiryo byakabaye birya umwana. Ugasanga n'umwana arimo ararya ibiryo byakabaye biribwa n'umuntu mukuru. Ugasanga umwana aranywa ibintu byakabaye binywebwa n'umuntu mukuru, ndetse n'umuntu mukuru ugasanga arimo aranywa ibyo kunywa biri konsantere byakabaye binywebwa bikenewe n'umwana. Kuba rero tutazi ibi bintu bituma turwara indwara nyinshi zitandukanye. Kwirinda rero biruta kwivuza. Mukoreshe uburyo bwose bworoheje, ntabwo byaba ari guhakana kwizera hakoreshejwe imiti nk'iyo ituruka mu bimera, nk'uko Imana yayitanze kugira ngo yoroshye uburibwe kandi ifashe ibyaremwe mu murimo wabyo wo kuzahura ubuzima. Gukoresha imiti yo mu bimera ntabwo ari ukutizera Imana, kuko Imana ntabwo izagukorera icyo wowe ugomba kwikorera. Turaza kugenda tubibona. Imana ntishobora kugukorera icyo wowe ukwiye kwikorera.
niba ukwiye guhaguruka ukajya kwihereza ikintu ntabwo Imana izaza ngo ikiguhereze. Niba ukwiye guhaguruka kugira ngo ujye gukora kugira ngo umuryango wawe ubeho, ntabwo uzicara mu rugo ngo Imana izi kugaburira. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Niba udakoze kugira ngo ubashe kwiteza imbere, wubake inzu, ugure ikintu runaka, ntabwo uzicara mu rugo utakoze ngo Imana iziterure inzu iyiguhereze. Aribyo bituma abantu birirwa babunga inyuma y'abanyamadini bababwira ngo ibitangaza birakorwa, bababeshya. Ariko nyamara ntabwo Imana izagukorera icyo wowe wakabaye wikorera. Ntabwo Imana ijya yivanga mu mikorere y'umuntu, ahubwo Imana iravuga ngo mukore, mwitegure nk'abazataha ariko mukore nk'abazatinda mu isi. Mwitegure nk'abarara bari butahe ariko mukore nk'abazatinda mu isi. Ku barwayi basaba gusengerwa kugira ngo bakire, gukorana n'Imana no kwifata mu buryo bufasha kuzahura, ntabwo ari uguhakana kwizera. Gukorana n'Imana, gukoresha uburyo bufasha kuzahura ubuzima, ntabwo ari uguhakana kwizera. Hari abantu bajya babizanamo ubwaka bakumva ngo umuntu akoresheje imiti uwo ari wose kugira ngo azahure ubuzima, icyo kintu ari ikintu cyo kutizera. Ntabwo ari byo. Imana yaduhaye uburyo bworoshye butwegere kugira ngo tugenze gute tubukoreshe kandi tubashe kubaho ubuzima bwiza. Imana yashyize mu bushobozi bwacu uburyo bwo kwakira ubumenyi bwerekeye amategeko agenga ubuzima. Ubu bumenyi buri aho dushobora kugera kugira ngo tubukoreshe. Ubu bumenyi Imana yaduhaye buri aho dushobora kugera kugira ngo tugenze gute tubukoreshe. Ntabwo buri kure y'umuntu. Ubwo Yesu yari ku isi ndetse no mu gihe cy'intumwa, hariho abaganga. Luka yitwaga umuganga ukundwa, yizeraga Imana ngo imuhe ubuhanga bwo gukoresha imiti ikomoka mu bimera. Imiti ikomoka mu bimera. Twibuke insanganyamatsiko yacu ivuga ngo imiti itagezweho, imiti itagezweho ariko ivura. Iyi miti uzasanga abantu benshi bayikereza. Usange rwose ararwara giripe, aho agaca ku muravumba, aho yakaciye ikibabi cy'umuravumba kimwe ngo kimukize giripe cyangwa kimukize inkorora. Usanga ari rukasagiye muri farumasi igihe cyose, yaba giripe yaba akarwara kari kose muri farumasi. Ariko barimo baratubwira yuko ari imiti irimo uburozi, ishobora kukuvura indwara imwe ikagutera izindi. Igihe Imana yabwiraga Hezekiya ko imwongereye imyaka 15 yo kubaho, yamuhaye ikimenyetso cyerekana ko izasohoza isezerano ryayo, maze ituma izuba risubira inyuma ho intambwe 10. Icyo cyari ikimenyetso. Ni kuki Imana itahise imushyiramo imbaraga yo kumukiza? Kubera iki Imana itahise ishyiramo imbaraga Hezekiya yo kumukiza? Cyangwa se ngo Imana ngo itegeke ivuge ngo ndategetse kira? Aho hantu wigeze uhatekereza? Ahangaha dukwiye kuhatekereza cyane. Kuki Imana itahise ikiza Hezekiya kandi yari ifite ubushobozi bwo kubikora? Imana yabwiye gushyira umubumbe w'imbuto z'umutini ku kirashi yari arwaye, kandi uwo mutini uvuye mu bimera wahawe umugisha n'Imana maze iramukiza. Rero ibimera byahawe umugisha n'Imana kuko Imana niyo yabiremye, irabiduha ngo tubikoreshe. Kuki Imana yategetse Hezekiya ngo afate umubumbe w'imbuto z'umutini kugira ngo awushyire aharwaye? Nuko Imana ishakaga yuko Hezekiya yizerera mu byo yaremye kugira ngo abashe gukira indwara ye. Natwe rero dukwiye kwizerera mu by'Imana yaremye, kandi tuzagenda dukira indwara nyinshi zitandukanye. Imana yo nkomoko y'ibyaremwe muri iki gihe iyobora abantu gukoresha imiti ikomoka mu bimera. Imana niyo nkomoko y'ibyaremwe. Mu gihe cyose uzarya ikibabi cy'umuravumba kandi wizeye ko Imana yakiremye kugira ngo kituvure, nta kuntu utazakira indwara yawe. Dukwiriye gukoresha uburyo bwose dufite kugira ngo tuzahure ubuzima. Umuntu akwiye gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo azahure ubuzima. Tugakoresha amahirwe yose ashoboka dufite, tugakora dukurikije amategeko agenga ibyaremwe, dukoresha ibyangombwa bitwegereye. Gukoresha ibyangombwa bitwegereye ni ugukoresha aya mahirwe Imana yaduhaye, kandi kubwo kwizera ubasha gukira indwara yawe kandi igakira. Iki kintu cyo gukoresha ibyaremwe bitwegereye mu kwivura gikereswa n'abantu benshi, ndetse no mu gihe cya White abantu barakeresaga, bagakeresha gukoresha imiti iva mu bimera, bakumva ko bagomba gukoresha imiti cyane cyane igihe cyose irimo uburozi, ariyo miti yo mu nganda. Igitekerezo ufite cy'uko
nta miti ikomoka mu bimera yari ikwiye guhabwa abarwayi. Ni igitekerezo kitari ukuri. Aya ni amagambo Ellen G. White yasubizaga umuganga wabuzaga abarwayi gukoresha imiti iva mu bimera. Ntabwo Imana ikiza abarwayi itifashishije ibyangombwa byo kuvura biri hafi y'umuntu. Ntabwo Imana ikiza abarwayi itifashishije ibyangombwa bivura biri hafi y'umuntu, bimwegereye kandi byoroheje. Ngo cyangwa ngo ikize abarwayi kandi banga gukoresha uburyo bworoheje Imana yatanze buri mu mwuka mwiza no mu mazi meza. Ibintu biratangaje cyane kuba abantu benshi batazi ko umwuka mwiza, amazi meza ari imiti yibanze bakwiriye gukoresha. Uburyo uzasanga mu miryango myinshi abana barwaye indwara z'ubuhumekero, ariko bituruka kuko nta mwuka mwiza ugera mu byumba by'aho barara. Igihe cyose tutaretse uwo mwuka mwiza ugere mu byumba by'aho turara cyangwa by'aho abana barara, cyangwa se umucyo w'izuba ngo ugere mu nzu, inzira agenda ikuzuramo uburozi bumeze nk'ubwo mu ifuru y'imigati. Rero ibi bintu biratangaje cyane. Amazi meza tuzareba mu cyigisho kizakurikira uburyo ushobora gukoresha amazi meza n'uburyo ushobora gukoresha umucyo w'izuba, uburyo ushobora gukora imyitozo. Ibi byose tuzabireba mu byigisho bizakurikiraho. Mu cya kabiri cy'Abami igice cya 5 umurongo wa 12 tuhasoma igitekerezo cy'umugabo witwa Namani, umugaba w'i Siriya ariko wari urwaye ibibembe. Igihe Samariya yajyaga muri Isirayeli ikanyaga, yatwaye agakobwa bakajyana mu rugo rw'umwamikazi, mu rugo rw'umwami w'i Siriya. Rero uwo mwana wavuye muri Isirayeli yaje kubwira nyirabuja ari we mwamikazi, aramubwira ati mabuja uriya mugabo w'umujenerali Namani umugabo w'i Siriya aramutse agiye muri Isirayeli babasha kumukiza iki? Kumukiza ibibembe. Bityo umwami amaze kubyumva yandikira ibaruwa umwami wo muri Isirayeli. Yandikiraga umwami muri Isirayeli aramubwira ati nkohereje umugaragu wanjye umusirikare, umugabo w'ingabo Namani kugira ngo mumukize ibibembe. Umwami w'Abisirayeli abyumvise ashishimiye imyenda yiwe, aravuga ati uyu mwami w'i Siriya ni ukunyendereza, ni ukunshotora buri gihe, ubu barashaka kongera kudutera. Rero inkuru yaragiye igera kuri umuhanuzi w'Imana Elisa. Elisa atuma ku mwami w'Abisirayeli aramubwira ati mwihorere aze muri Isirayeli, araza kumenya yuko hari Imana. Rero Namani yafashe amatandiko ashyira ku ndogobe, afata imitwaro ashyira abagaragu n'abamurinze, baragenda bageze muri Isirayeli. Batuma ku muntu w'Imana witwa Elisa, baramuvuga ati hano umugaragu aragenda abwira umugaragu wa Elisa ati hano hari abantu bagushaka bavuye muri Samariya. Nuko Elisa ntabwo yigeze asohoka. Umuntu w'Imana ntiyasohotse ngo aze ngo agire icyo akora, ahubwo yatumye umugaragu aramubwira ngo genda umubwire agende yiyuhagire muri Yorodani inshuro 7, umubiri wiwe urongera ube muzima, nk'uko tubisoma mu cya kabiri cy'Abami igice cya 5 umurongo wa 10. Ariko byarangiye Namani atemeye kujya kwiyuhagira muri Yorodani. Dusoma amagambo yo mu cya kabiri cy'Abami igice cya 5 umurongo wa 12, haranditse ngo mbese inzuzi z'i Damasiko abana na Fapa ntiziruta ubwiza amazi yose yo mu Bwisirayeli? Sinabasha kuziyuhagiramo ngo nkumanuke. Nuko arahindukira arigendera, akata amafarashi yiwe n'indogobe n'ibiki n'abamurinze arigendera. Igihe yamaraga kugenda, tugeze ku murongo wa 13, abagaragu be baramwegera baramubwira bati data iyaba uwo muhanuzi yagutegetse ikintu gikomeye ntuba wagikoze, nkaswe kukubwira ngo iyuhagire uhumanuke. Bamuha igitekerezo bamuhaye yaje kucyumva kandi aracyakira. Bityo abantu benshi usanga bakeresha gukoresha uburyo Imana yaduhaye butwegereye, burimo umwuka mwiza, amazi meza, umucyo w'izuba ndetse n'imyitozo ngororamubiri n'indyo yuzuye. Ibyo bintu ntago abantu bazi yuko bishobora kubarinda indwara kandi ubwabyo bikanabakiza indwara, mu gihe iyo ufite ubudahangarwa nta ndwara ibasha kuguhangara. Rero Namani nawe yazanyemo ikintu cyo guhinyura icyo umuhanuzi w'Imana yamubwiye, ariko abagaragu be bongeye kumubwira arakata. Umurongo wa 14, nuko aramanuka yibira muri Yorodani 7 nk'uko uwo muntu w'Imana yari yamutegetse. Uwo mwanya
umubiri we uhinduka nk'umwana muto, arahumanuka, izina ry'Imana ririhabwa icyubahiro. Mbese ari abagaragu ba Namani, ari Elisa, ari n'amazi, ari n'uwo mukobwa wamurangiye muri Isirayeli, ni iki cyakijije Namani? Imana ishaka yuko tugira kwizera. Ni iki cyakijije Namani? Ni amazi. Mbese Elisa yakoze uwuhe murimo? Mbese amazi yakoze uwuhe murimo? Mbese abagaragu bakoze uwuhe murimo? Ni iki mu by'ukuri cyahumanuye cyatumye Namani akira ibibembe? Kandi hakoreshejwe uburyo bwegereye umuntu, uburyo bwa hafi, nk'uko Imana yabuduhaye. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 17. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Mu yandi magambo, Namani yarumvise, noneho ubwo atumviye umuhanuzi Elisa, yumvira abagaragu be, aragenda ajya gukora icyo Elisa yamubwiye, yibira muri Yorodani inshuro 7, avamo akize. Niki cyakije Namani? Ni ukwizera kwe. Rero ndagira ngo mbabwire yuko bavandimwe, kwizera k'umuntu niko kumukiza. Ntabwo kwizera kundi muntu gushobora kugukiza. Kwizera kwa pasiteri ntikuzagukiza, ukwa padiri ntikuzagukiza, ukwa musenyeri ntikuzagukiza, ukwa mwarimu ntikuzagukiza, ahubwo wowe ugomba uzakizwa no kwizera kwawe. Kwizera kwawe niko kushobora kugukiza. Hanyuma yarizeye, aragenda akora imirimo yo kwizera, Imana ibimuhanyiriza no gukira indwara y'ibibembe, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Rero ntabwo Imana ishobora kugukorera icyo ugomba kwikorera. Niyo mpamvu Elisa atigeze asohoka ngo amurambikeho ibiganza nk'uko yabishakaga hanyuma amukize, ahubwo yaramubwiye ngo genda ujye kwiyuhagira muri Yorodani. Rero Imana niyo mpamvu yaduhaye uburyo bworoheje buri ruhande rwacu kugira ngo tugenze gute tubukoreshe kandi tubashe kubaho imibereho myiza. Icya kabiri cy'Abami igice cya 5 umurongo wa 10, Elisa ahera ko amutumaho ati genda wiyuhagire muri Yorodani 7, umubiri uzasubira uko wari uri, nawe uzaba uhumanutse. Rero Elisa afite icyo apfana na Yesu. Elisa na Yesu babayeho mu bihe bitandukanye, ariko bakoze ikintu kimwe, kuko Imana ntihinduka. Imana ni imwe, ndetse n'abayisenga bakwiriye kuba bamwe, izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Yohana igice cya 9 umurongo wa 7 aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu, gisobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Uko niko Yesu nawe yabigenzaga, yakizaga abantu akoresheje uburyo bworoheje bubegereye. Niyo mpamvu icyigisho cyacu kivuga ngo imiti itajyanye n'igihe ariko ivura. Imiti abantu bapinga, imiti abantu bakeresa, ibyatsi abantu bakeresa, ibyatsi bapinga. Ndagira ngo nkubwire yuko nubwo wabona imiti yo muri farumasi, ukabona ibinini, ukabona imiti y'amazi, ukabona imiti y'amasiro n'ibiki, ariko imyinshi nayo bayikora mu bimera mu buryo buziguye. Rero dukwiye gukoresha uburyo butaziguye, tugakoresha uburyo bwiza Imana yagenje gute, Imana yaduhaye. Rero muri iki gihe abantu barakeresa, nk'uko no mu gihe cy'umuhanuzi w'Imana Ellen G. White bakeresaga ibyo yababwiraga byo gukoresha imiti yo mu bimera. Umusaza wanjye nari nkwiye kuvuga byinshi kuri iki kibazo, ariko mpagarariye ku rugero ntanze. Bityo rero kurikiza ibivugwa ku buryo bubiri bwo gukoresha amakara. Mbese amakara ni ikintu cyoroheje, ni ikintu kidahenze. Wari uzi ko ashobora kugukiza indwara nyinshi zitandukanye, cyangwa se akagusohoramo imyanda? Rero ubu buryo tugomba kubukoresha. Ibi bintu byose bitwigisha ko tugomba kugira ubushishozi cyane. Ngomba kubaha ibitekerezo ufite kubyerekeye kuvurisha imiti yo mu nganda. Rero abantu bakoresha imiti yo mu nganda ntago nabo dushobora kubatera umugongo, ariko nta nubwo dushobora kubibabuza mu gihe bataragira uku kwizera. Ariko niba wumvise iki cyigisho, hindura mu buryo bworoheje. Nyamara no muri ibi ntabwo iteka ugomba gutuma abarwayi bamenya ko utemera rwose imiti ikorerwa mu nganda. Abataragira ubumenyi buhagije kuri iyi ngingo, iyo uvuga ibyo wemera byose, nubwo imiti irimo ibimera ari myiza, ariko ntabwo dukwiriye kugenza gute, dukwiriye gucira iteka cyangwa se gucira urubanza ku bantu
batayemera, kuko ngiyo uvuga ibyo wemera byose akenshi uba ushyira mu kaga icyizere abantu bagufitiye, kandi nta cyiza na kimwe bizana uretse akaga, kuko iki ni ikintu kijyanye no kwizera. Rero iyo umuntu atizera ibintu si ngombwa ngo ubimushyiremo ku ngufu, kuko Imana ni iy'umudendezo, ntabwo ari Imana y'inyagitugu. Rero dukwiriye guhagarara muri uyu mwanya wo kutavuga igihe cyose ibyo twemera. Niba hari ibyo wemera si ngombwa igihe cyose ngo ubivuge kandi ubihate abantu, kuko iyo ubikoze uba urimo ushyira mu kaga icyizere abantu bari bagenze gute, bari bagufitiye. Ku bw'ibyo uba witandukanyije n'abantu. Iyo ubikoze gutyo uba witandukanyije n'abantu. Wari ukwiye guhindura imyumvire yawe ikomeye. Uburyo bw'Imana bwo kuvura, uburyo bw'Imana bwo kuvura ni ubuhe? Twibukiranye insanganyamatsiko yacu ivuga ngo imiti itagezweho ariko ivura. Hariho uburyo bwinshi bwo kuvura, ariko kandi hariho uburyo bumwe rukumbi Imana yemera. Ubwo buryo ni ubuhe? Uburyo bw'Imana ni ibyangombwa byoroheje dusanga mu byaremwe, bitazasaba imbaraga kandi ngo bice intege imikorere y'umubiri binyuze mu miterere yabyo ikaze. Ibi ngibi bica intege mu mubiri, mu gihe imiti iyo uyinyweye hari imiti iguca imbaraga ukamara nk'icyumweru, ibyumweru bibiri. Mu gihe cyose iriya miti yo mu nganda iyo urimo kuyifata, hariho imiti ica imbaraga cyane ku buryo uba wumva ubuzima bumeze nabi, ariko ikazageza ubwo aho umubiri ukarwana nabyo, ikazageza aho bikoroha, ariko iyo miti iba yasenya umubiri. Rero Imana yashyizeho uburyo bwiza bworoheje. Ni imiti itagezweho, ariko kubera ko abantu barimo kurya mu buryo bugezweho, bakambara mu buryo bugezweho, bakivuza mu buryo bugezweho, barapfa urupfu rugezweho. Kubera iki? Kubera ko birengagije ivugurura mu by'ubuzima. Umwuka mwiza, uwo ni umuti. Mbese wari uzi ko umwuka mwiza ari umuti? Uzasanga imiryango myinshi habamo abantu barwara inkorora, barwara ibicurane, barwara gripe, bronchite, sinezite. Kubera iki? Kubera yuko batita kuri iyi ngingo y'umwuka mwiza ndetse n'umucyo w'izuba. Mu mazu yabo ugasanga amazu yabo ahora afunze igihe cyose, yaba aho baryama, yaba muri salo, ugasanga amarido bashyizeho barapfundikira, bameze nk'abapfundikiye iki, inkono y'ibijumba. Kandi ibi bintu bizana akaga. Igihe cyose tugirwa inama yo gufungura amadirishya, tugafungura hakinjiramo umwuka mwiza ndetse hakinjiramo n'umucyo w'izuba. Isuku ni umuti mwiza. Uwo ni umuti utazajya kugura muri farumasi. Ntabwo uzajya kugura umwuka mwiza muri farumasi. Amazi meza ntabwo uzajya kuyagura muri farumasi. Wenda uzajya muri butike ujye kuyagura, cyangwa se no muri farumasi ashobora kuhaboneka. Ariko amazi meza nyakuri, amazi atetse, ntabwo ari ngombwa kujya kuyagura, wanayayitekera kandi ugakoresha amazi meza. Umucyo, indyo itunganye. Mbese wari uzi ko umucyo ari umuti utajya kugura muri farumasi? Indyo itunganye si ngombwa kujya kuyigura muri farumasi. Uko abantu bagenda bica amategeko, aya mategeko agenga ivugurura mu by'ubuzima, niko bazakenera gushyira uburozi mu mibiri yabo, bazakenera imiti yo mu nganda, kuko bishe amategeko agenga iki, agenga ubuzima. Kandi iyo miti izazana akaga mu gihe kitari icyakure. Gutungana k'ubugingo, kuba ubugingo butunganye, gutungana k'ubugingo no kwiringira Imana udakebakeba ni uburyo bwo kuvura abantu ibihumbi byinshi bapfa nyamara bari babukeneye. Abantu bava muri ubu buzima, abantu bajya hacecekerwa, ariko kubera iki? Kubera kwica amategeko agenga ivugurura ry'ubuzima. Rero abantu ibihumbi byinshi bapfa kandi bari bakwiriye kuba bariho, bakabera imiryango yabo imigisha. Barapfa bakajya mu gituro, ariko bazize iki? Bazize kwica amategeko y'ivugurura mu by'ubuzima. Nyamara ubwo buryo bugenda buva ku gihe bitewe n'uko imikoreshereze yabwo igengwa n'ubwitonzi isaba umurimo abantu badakunda. Ibi bintu bisaba umurimo n'umuhati abantu badakunda. Umwuka mwiza, imyitozo ngororangingo, amazi meza kandi asukuye, amazi asukuye ubundi,
nayo wowe ubwawe witekeye, ntabwo ari ariya tugura kuri butike. Amazi meza asukuye ndetse n'amasezerano meza y'Imana biri aho abantu bose bashyikira, kandi bibasabye ikintu gito cyane, ikiguzi gito cyane. Ibi bintu byose bisaba ikiguzi gito cyane. Ibi bintu bisaba kwizera Imana, ukizera yuko Imana yaremye amazi kugira ngo akubesheho neza, ukizera ko Imana yatanze izuba kugira ngo umucyo w'izuba utume ugira ubuzima bwiza, ukizera ko Imana yatanze umwuka mwiza kugira ngo uhumeke. Ibi bintu bifatanyije no kwizera Imana, ukizerera mu by'Imana yaremye. Nyamara imiti ikorerwa mu nganda irahenda, byaba ku mafaranga ayitangwaho no ku ngaruka itera umubiri, ariko igira ingaruka nyinshi ku mubiri. Gukoresha imiti uburyo bworoheje, gukoresha imiti mu buryo bworoheje, ibyaremwe bizakenera ubufasha bumwe kugira ngo bitume ibintu bigenda uko bikwiriye kugenda. Ubwo bufasha bushobora kuboneka mu byangombwa byoroheje cyane, ariko by'umwihariko mu gukoresha ibitangwa n'ibyaremwe ubwabyo harimo umwuka mwiza. Ibintu bitangwa n'ibyaremwe harimo umwuka mwiza n'ubumenyi buhagije bwerekeye uburyo bwo guhumeka amazi meza, n'ubumenyi bwo kuyakoresha, umucyo mwiza uhagije muri buri cyumba cy'inzu aho bishoboka, ndetse n'ubumenyi buhagije. Iyi ni imiti mutazajya kugura muri farumasi bavandimwe. Turimo tugana ku musozo. Iyi ni imiti tutazagura muri farumasi, ni imiti Imana yaduhaye itwegereye. Biratangaje kubona abana bashobora guhora barwaye bronchite, barwaye masinezite, barwaye asima, izo ndwara, kandi dukwiye kuba twakashakishije umwuka mwiza aho abana barara, mu mazu tubamo, ugafungura amadirishya, ukahagirira isuku, ukirukana ivumbi n'ibindi, kandi bikagenda neza. Rero ibi bintu biratangaje cyane kubona dufite uburyo bworoheje twagakoresheje, ariko ntitubukoreshe, ahubwo tugashaka kugendana n'ibigezweho. Bityo kugendana n'ibigezweho mu mirire n'imyambarire ndetse no mu minywere bizatuma dukenera imiti irimo uburozi. Nidukenera imiti irimo uburozi, igihe cyacu kizaba kibaze, kuko nta gihe tuzaba tugifite, nta buzima bwiza tuzagira. Kubera iki? Kubera ko imiti izatuvura indwara zimwe ariko idutere izindi ndwara. Rero bavandimwe, kwirinda biruta kwivuza. Dukwiriye kwirinda, kandi ubwo ubuzima bwacu, imibereho yacu ari cyo gishoro cyacu, dukwiriye guha agaciro imibiri yacu. Twerekeye ku musozo, turasoma amagambo n'ubundi ari muri iki gitabo kuri paje nyine ni 200. Ni ubutumwa bwatoranyije umugabane wa 2 kuri paje 228 kuzamura, twerekeye inyungu ziva mu gukoresha uwo mucyo. Ibi byose bifite imbaraga mu mikorere myiza yabyo, kandi umurwayi ufite ubumenyi bwerekeye uburyo bwo kurya no kwambara imyenda imutera amagara mazima. Abantu benshi bambara imyenda ibafunganye, imyenda ituma umubiri wabo udahumeka, imyenda bambara ikabafata ku buryo ifunga amaraso ntatembere neza mu mubiri. Ibyo bikabazabazanira ingaruka z'uburwayi bitewe n'imyambaro. Ibi bintu biratangaje cyane. Ushobora kubaho utuje, ashobora kubaho atuje, afite amahoro n'amagara mazima, kandi ntabwo azageraho ashyira imiti irimo uburozi mu kanwa ke yangiza imbaraga z'umubiri mu mwanya wo kwifasha. Umuntu ukurikiza izi nama barimo batugira hano, kwirinda mu mirire, mu minywere no mu myambarire, uyu muntu ntabwo azigera arwara. Umuntu uzi ko umwuka mwiza ari umuti, umuntu uzi ko umucyo w'izuba ari umuti, umuntu uzi ko amazi meza ari umuti, umuntu uzi ko imyitozo ngororamubiri ari umuti, ntabwo azigera umubona atonze umurongo kwa muganga ajya kwivuza indwara zitandura. Bityo indwara zitandura zabaye nyinshi ku buryo ujya kwa muganga ugasanga intebe ziruzuye, abantu batonze umurongo kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Ariko zimwe mu ndwara zitandura zituruka ku kudakurikiza amategeko agenga imirire yacu n'imyambarire n'iminywere, naho indwara zituruka n'ahandi. Gushaka kurya bigezweho no kwambara bigezweho no kunywa bigezweho.
nibyo bituma abantu batonda umurongo kwa muganga kandi bakajya kwivuza ubuvuzi bugezweho. Rero insanganyamatsiko yacu iravuga ngo imiti itajyanye n'igihe ariko ivura, kwivura mu buryo bugezweho, bityo ugapfa urupfu rugezweho. Ibi bintu biratangaje cyane. Iyo aba barwayi n'abababaye babashaga gukora uko bazi mu byerekeye kubaho bakurikiza amabwiriza y'ivugurura mu by'ubuzima, bihanganye, bakabikora bihanganye. Habaho abarwayi 9 mu 10, abarwayi 9 mu 10 bakira uburwayi bwabo. Abarwayi 9 ni abarwayi benshi bashobora gukira uburwayi bwabo batagenze gute, batiriwe bajya gutonda umurongo kwa muganga kubwo gukurikiza izi nama ziri muri iki gitabo umuhanuzi w'Imana yatwandikiye. Abarwayi 9 mu 10, ntabwo twabona imirongo kwa muganga, ntabwo abantu twabona impfu nyinshi z'abantu barwaye umutima, amadiyabeti, amakanseri. Rero ubu ngubu ni igihe cyo kwirinda kuruta igihe cyose cyabayeho, kuko ibintu byinshi, indwara nyinshi zijyanye n'ikoranabuhanga zirimo zirahitana abantu benshi, kandi indwara nyinshi zaburiwe umuti. Hari indwara zitashobora kubonerwa umuti, umuntu akarwara yajya kwa muganga bikanga, bakamubwira ati taha ujye mu rugo utegereze. Rero twabona abarwayi 9 mu 10, twabona abarwayi 90 bakira indwara batagiye hehe, batagiye kwa muganga. Tukabona abarwayi, tukabona mu 100 tukabonamo abarwayi 10 gusa. Rero uwo ni umubare munini mu gihe abantu bakurikije amategeko agenga ubuzima, harimo umwuka mwiza, amazi meza, umucyo w'izuba, imyitozo ngororamubiri, ndetse harimo no kwizerera mu by'Imana yaremye, kuko twabonye yuko Imana itashobora kugukorera icyo wowe wakagombye kuba wikorera wowe ubwawe. Niyo mpamvu Hezekiya Imana itigeze itegeka ngo akire, ubwo ikamubwira ngo genda ufate umubumbe w'imbuto z'imutini ushyire ku kirashi. Niyo mpamvu Yesu yabwiye impumyi ikamubwira ngo genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu, kandi ikagenda ikiyuhagira akagaruka ahumutse. Yesu yari afite ubushobozi bwo kumuhumura agakira atamwohereje koga. Elisa yari afite ubushobozi bwo gukiza Namani atamwohereje muri Yorodani. Ariko Imana yashyizeho uburyo bwiza bworoheje, imiti myiza, ariko abantu bavuga ko itajyanye n'ibigezweho, itagezweho, abantu bapinga ndetse bakayikereza. Imana yaduhaye imiti myiza kandi ishobora itwegereye, itadusaba n'ikiguzi kinini, kuko niba impumyi yarakijijwe no kwiyuhagira mu mazi, harimo n'icyigisho cyo kwizerera muri ayo mazi Imana yagenje gute, Imana yaremye. Na Namani rero niko byagenze. Rero natwe dukwiriye kwizera kandi dukwiriye gukurikiza izi nama kugira ngo tugire amagara mazima, kuko amagara mazima nicyo gishoro cyacu, nibwo butunzi. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Reka dusenga. Imana yacu ishobora byose, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Duhe kwizera gushyitse. Igihe kinini twakimaze tutizera mu byo waremye. Rero waduhaye ibyangombwa byose, udushyira ibintu byose iruhande, uduha n'ubushobozi kugira ngo tubashe kugera aho biri. Duhe kubikoresha neza, kandi uzatubere amendeze yo kugira amagara mazima. Ubuntu bwawe n'amahoro bikomeze kutuyobora. Uha umugisha umuntu uwo ari wese wadukurikiye muri iki Gitambuka Ministry, kandi imbaraga mvajuru zibusabe buri muntu wese wabanye natwe muri iki cyigisho, uzabane nawe kandi azakureho inama zamufasha kwitegura kugaruka kwawe. Tubyatse twizeye mu izina rya Yesu.